Yesu nashimwe. Mwami Yesu nashimwe. Turabashimiye ko mwasenze tukagera ino. Ubu n'ubuntu bw'Imana. Ntabwo biba byoroshye, ariko kuba mwasenze amasengesho yanyu agatuma tugera ino, mukaduha n'akanya banyakubaha abashumba. Bino numvishe nabashimira, ariko namwe niba mwishimiye nimwihamashi. Muyongere ntacyo bitwaye. Abera rero barabatashya, mubishoboye mwakwakira intashyo z'abera. Turasoma ijambo ry'Imana. Twifuje gusoma ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice ni bitanu, umurongo nuwa 10. Ibice bitanu umurongo w'10. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice bitanu umurongo w'10. Nsubiyemo kenshi kugira ngo uwibagirwa kamubaza bati basomye he. Hari igihe byagira icyo bimarira n'utaje. Nuko abayuda babwira ukishijwe bati, dore uyu munsi ni isabato, kandi amategeko ntiyemera ko wikorera uburiri bwawe. Turasubiramo. Nuko abayuda babwira ukishijwe bati, dore uyu munsi ni isabato, kandi amategeko ntiyemera ko wikorera uburiri bwawe. Nawe arabasubiza ati, uwankishije niwe wambwiye ati, ikorera uburiri bwawe ugende. Baramubaza bati, uwo muntu ninde wakubwiye ngo wikorere uburiri ugende? Ariko uwakijijwe ntiyamenya uwo ari we, kuko Yesu yari yigendeye, kandi hari abantu benshi. Mu gitabo cya Yobu ibice 38, Yobu 38, hari ijambo ryiza naho ryafasha imitima yacu. Umurongo nuwa 33, 38, ibice 38, umurongo nuwa 33. Uzi amategeko ayobora ijuru, wabasha gusohoza ubutware bwayo uri ku isi? Nimubishobora muvuge ngo amen. Uyu murwayi yarwaye, hari amategeko ari ku kidendezi avuga ngo amazi niyihinduriza, urajyamo bwa mbere arakira. Reka nsubiremo. Hari amategeko agenga ikidendezi. Noneho akomeza gutegereza ayo mategeko agenga ikidendezi. Haleluya. Yemwe haleluya. Naho hari amategeko ayobora ijuru ari gukore mu kanya. Reka nsubiremo urugendo rwamvunye. iwe yametirije
amategeko ayobora ikidendezi. Ntiyamenya ko mu mwanya uraza hari andi mategeko ayobora ijuru ari bukore kugira ngo akire. Amaso ayahanga ikidendezi, kandi uri hejuru y'ikidendezi ari bugufi. Biro mwicaranye ngo kura amaso ku byo wamenyereye. Kura amaso ku byo wamenyereye. Aya masengesho hashobora gukora amategeko utazi, kuko wagutoranije nuwo kwizerwa. Habasha gukora imbaraga utazi, habasha gukora ububasha utazi, habasha gukora ubushobozi utazi. Ndabizi ko hari ibyo wamenyereye. Muri hangana mumvugire ngo amen. Ariko hejuru y'ibyo wamenyereye no hejuru y'amategeko wamenyeye hari amategeko ayobora iki? Ijuru. Kandi muyo wize ayo ntarimo, kandi bahorana udushya bitewe nuko bakwishimiye. Araryama, ijisho rihangamo, aje kubona abona Yesu aturutse nk'ahariya. Aramubwira ati amakuru wa murwayi we. Umurwayi aramubwira ati aho tugeze nge ntabwo ntaha, nge mbaha. Abanzana barananiwe, bamaze kunanirwa. Cyokora Hoziyana intwerera uburiri, ubwo mbaha ntegereje ko amazi yihinduriza. Ariko haleluya, ndabizi ko utegereje byinshi, ariko ashobora kuba mu byo utegereje n'inzira utegereje atarizo Yesu aranyuramo. Wakaba yateguye inzira igusiriprona, igutungura kugira ngo uhore uravuga ngo ni umwana. Ko mbakunze mwavuga ngo amen. Nakubwiye ngo ndabona urakuze, ufite imyaka myinshi, ufite ibyo wamenyeye mu madini usengeramo n'amatorero, ufite uko mubikora pratikoma mukabyubahiriza kugira ngo Imana ibumvire, ndetse mufite ibyo mugize. Ariko ngitangazo nzanye nuko gusenga kwacu kugira ngo kuvuga ngo ubwami bw'Imana buze, maze hejuru y'amategeko wamenyeye hakore amategeko ayobora ijuru. Kuko ari mu isi yo aratubabaza cyane, ariko iyo ari mu ijuru biragira. Aramubwiye ati amazi atihindurije, wowe umenyeye ko yihinduriza. Sindakora ibyo umenyeye, ahubwo mu butware n'ubushobozi mfite wizeye kukira. Aravuga ati uyu munsi sinakira parce que unjugunyamo ntawe uhari. Ntabwo yaraza amategeko ayobora ijuru, kwiyubuza bakujugunyamo. Ijuru ribikora ku buntu girengaye. Kadutuze gatoya. Haleluya. Yemwe haleluya. Ntabwo ndi kumva haleluya. Hejuru hariya haleluya. Ubikibatinjije gufashwa na mategeko mwamenyeye, ariko ikiratuma mufashwa na mategeko ayobora ijuru ari bugutunguza imikorere, ugasanga ibyo wari wapanze sibyo bikozwe, ahubwo hagakora ibyo ijuru ryapanze. Kuko aya masengesho yo kuwa gatatu ubu mu ijuru bayiteguye, bapanze ibyo barakora, bapanze uwo barakorana, bapanze ibyo baradukorera, bapanze uko barakora. Impamvu uyu mwanya wa none ngo uhamagariye gutega amatwi, tegereza imikorere y'Imana. Witegereza imikorere y'ikidendezi, tegereza imikorere y'Imana. Ati korera uburiri.
noneho mu bamusuye hakaba harimo abubahiriza isabato. Ubwo baramwigisha bati rero wumve Jean Pierre, niyo wakira ukazabara amatariki ukabona ni ku isabato, uzareka ikirejo. Dore turakwiyamye kutazi ibintu by'amategeko ayobora idini ryacu, ko wabona ukize ku isabato ugahita utaha, uzareka utahe nk'ejo. Aguma nayo. Mbwiriwe muri kumwe ngo mu ijuru hari amategeko ayobora ijuru, hari amategeko ayobora ijuru, azakorere mu isi, azakorere mu iri teraniro, icyampa ijuru rikaza rigakorera. Wabona udutegeko twose wamenyeye ridusiribanze, hagakora itegeko risha rivuga ngo utagiye mu kidendezi udatose. Abandi iyo bajyagamo kuko bafite ubajugunyamo, babaga bafite dereshanje barambara bavuyemo. Iwe rero ntiyarugira n'uwamuzaniye ako guhinduranya. Aramubwira ati kangukorera igitangaza udatose, utagiye mu mategeko y'abantu, udashongonotse. Muravugira ngo amena, ikorera uburi rugende. Abagize ute bashumba? Abayikoreye uburiri. Ubwo hanze protokole z'amadini zirahari, umufarisayo yakamesheje, ntazi uko bakizwa, ntazi amategeko ayobora ijuru, ntazi ko Yesu ari gukora imirimo yo hirya. Ubwo ahubwo abari umwo mu rusengero, naho imirimo yo hirya iri gukoreka, ntabyazi. Abahuye n'umuntu ati wakoze amahano, uwakijijwe ati 38 mbajyamye hagati, none ndatomboye mbonye umpagurutsa, uravuze ngo nakoze amahano? Ntabwo bishoboka. Batigenda urahura n'abatambyi bakuru, barakugira intama imwe, watura wakwihangana ugatura. Barabwira tumva mbabwire, kubera ko imuhira batazi imikorere yakoze ku kidendezi, kandi wanshishije akaba ashaka ko famiye imenye imirimo y'Imana. Yambwiye ngo simbuture ntageze imuhira, arashaka ko bamenya ko nasenze. Humura ntaho ndakoramo. Ahubwo mukanya ngiye hanze ntoragura agatelefone gato, urumva rake aze nkamuye. Twibaga kera tutari twakira, tutari twakizwa, uno twabaye abashumba, urumva byabe nibubishobora buvuge ngo amen. Ariko ko mbakunze mwavuga ngo hari imikorere y'ijuru itandukanye n'imikorere y'isi. Kuki turi hano rero? Suko Yesu yaje gusenya amategeko ayobora ibihugu, ahubwo yaje kubikomeza. Afite imbaraga zo gukora ibiri hejuru y'amategeko agenga ikidendezi. Ugakira udatose, ugakira utavunitse, ugakira refasi ya fira, ugakira no mu rugo bakabimenya. Abizeye imikorere y'Imana bavuge ngo amen. Ngewe ndi kumva Imana ngo barakomeje. Asanga urabona aba bantu ni bakuru. Arabwira ati ntimunyibazeho, iby'amaboko yanyu yananiwe. Nahuye n'umugabo wabikoze.
baravuga bati turabyumva, mais avant de faire ça il faut méditer. Vous avez oublié qu'aujourd'hui c'est le sabbat, ari sabato. Wabyibagiwe? Aravuga ati ntaho nabyibagiwe. Uri hejuru y'isabato akaba hejuru y'ikidendezi, akaba hejuru y'abakomeye, akaba hejuru y'abafarisayo, akaba hejuru y'abasadukayo, akaba hejuru y'amategeko, akaba yarayahaye Mose. Arambwiye ngo ubu buriri mbugera ni muhira, mbabwire uwo twahuye, mbabwire uko akora, mbabwire uko avuga, mbabwire uko ategeka, mbabwire uko akiza, mbabwire uko yankijije, maze nabo bamwakire. Ngiro mwicaranye ngo imuhira urahagera niki? Musubize ngo ndahagera n'uburiri na maze iminsi njyamyeho. Imana igukure ku buriri. Hari ikigeragezo wasasiye, warashashe ngo si vuba, warashashe ngo ntibizakemuka vuba. Murambabarira nge ndikumva amavuta menshi. Warashashe ngo ntuzatabagwa vuba, warashashe ngo ntuzasimbuka vuba, warashashe ngo harabazaza bagutabare. Ariko uyu munsi kuwa gatatu isaa 6:50 Yesu aratangaje ngo hagiye gukora amategeko ayobora ijoro. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Imana ishimwe, Imana nishimwe. Ngo aregutse nkaha abari muhira bati muze murebe ishano ryaguye. Abana basigaye muhira bati yikoreye uburiri. Ubwo famiye zo zari zagiye mu isabato nyine. None Imana ntiyakorera mu isabato, ikorera ku kidendezi. Ndi kuvuga Imana ikora utanari hano. Hari Imana ibasha gukora uri hano ukumva mu rugo byakoretse, bakagutelefona ngo ngwino. Uwahoraga ku buriri, uwahoraga aryamye, wari umaze 38. Birashoboka ntibishoboka? Amategeko ayobora iki? Akuraho amategeko y'ikidendezi. Ayo mategeko ayobora ijuru akuragaho amategeko yo mu bitaro, akayakomeza akavuga ngo mvuko mvuganye nawe. Nibyo ba muganga banzuye kutarakira, kira mu izina ryande ryaye. Aya mategeko ayobora ijuru niyo yakoze ubwo wari ugeze muri gereza. Birabujijwe ko ababana n'ubumuga bwo mu mutwe bagemura, ariko ijuru ryategetse ayo mategeko y'abaragemura arahava, hakagemura ababana n'ubwo bumuga, kugira ngo umenye ko ijuru ryagize ute ryakoze. Munyigingire Imana ikorere hano, Imana ivugire hano, Imana ibyirengagiza ikorera. Abumva yakorera habatere haleluya. Jeremate fakiada. Ngewe ndi kumva imbaraga z'Imana, ngewe ndi kumva imbaraga z'Imana, kandi ndi kuzumva muri rusengero, ndi kumva gukora kw'Imana. Va ku byo wamenyeye, hari agasha k'Imana. Va ku by'ikidendezi ngo bagusunikiramo, ntimenyerwa. Ngo batuma ku mubyeyi bati rero taha, iyo sabato buyiretse utahe. Se ndahengire nti bati ngwino uje kureba ibiri muhira. Haleluya.
ngo haguruka tate, haguruka ngo ture akira. Ngaraza aravuga ati se mwana wanjye wa muntu we ko wishe Isabato. Aravuga ati wa mubyeyi wahubwo ko ari weho wayishe, ntaho wamenye iyo barakirira. Munyihanganire iyi mikorere y'ijuru yamanutse mu rusengero, mumvugire ngo imanuke. Nimusenga muvuge ngo ubwami bwawe bugira ute. hari ibintu bitagira. Ngewe ndi kubatereta mwoka byara mwinginga ijuru rikorere hano. Urumva iby'amategeko umenyeye bitarimo, bigeze bamanuka muramvugira ngo amen. Ndi kuvuga Imana iguha n'iby'amategeko atakwemerera, n'iby'isi itakwemerera. Ijuru ryamanutse. Amategeko ayobora kubyara yavugaga ko umuntu abyara ataragira 90. Ubwo ngeze kwa Sara agize ka treva aje gutekinika, aravuga ngo deja termine sinkibyaye. Umwuka aramubwira ngo wigendera ku mategeko ya Aburahamu na Batera. Mu ijuru hari amategeko ayobora ijuru, yaravuze ngo uzororoka uzagwe. Aravuga ati amategeko yo kwa muganga ntabwo anyemerera 90. Umwuka aramubwira ati sindi kwa muganga, ninje waremye abaganga. Umva uko mvuganye nawe, uzabyara hadakoze amategeko y'isi, hazakora amategeko y'ijuru. Arahari ntayahari, barizwa mwicaranye nguza amategeko ayobora ijuru. Amategeko ayobora ijuru aravuga ngo nubwo ufite 90 sama byara heka tuma, nayobora ijuru. Ariko nayobora ijuru. Nimusenga ijuru rimanuke. Baratekinika nkuko nawe uri gutekinika. Bafata kahagari karaho mu rugo bakorosaho amasezerano yose. Ijuru riravuga ngo ibyo mutekinika sinda nabyubahiriza, njyewe nzi ko uzabyara mu myaka 90. Sara arasama aravuga ngo mwami mbabarira, nari nzi ko amategeko ayobora ijuru, n'uwavuye mu mihango ayisubiramo kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. Mbabarira. Utwo mvuze ni duto. Umukobwa witwa Mariya atarabonana n'umugabo, mureke mvuga itegeko riyobora ijuru. Ijuru yamubwira ngo gurira imyenda y'uruhinja. Aravuga ngo mu mategeko agenga abakobwa dushobora kubyara. Nge ndimo ndavuga icyo twaje gukora hano. Aba tutari kumwe mwihangane, ubutaha nzabaganiriza ibindi. Ariko uyu munsi napanze kandi umwuka yabapangiye kubabwira ko hari amategeko ayobora ijuru anyuze inzira aho zitari, agakora ibyananiranye, ibidashobokera abantu akabikora. Irahabire. Va mu byo wamenyeye, va mu byo wamenyeye. Wibara amezi 9 yo yashiraho na 7. Ubaha hari uwavukiye 7 ko mu mwa na 7. Ariko mfite amakime n'imbaraga hanzo kanumva. Ibyo by'9 ryanyu sinabitegereje. Imana ntiyabitegereje, yaravuze iti mwana vuka kare. Mfite abavukiye 9 ndusha imbaragana, kandi baravukiye 9. Ayo ni amategeko ayobora iki? Ijuru. Tugiye gusenga hakora ijuru. Isi yarakurenganije, isi yagupangiye nabi, isi yaraku. Hari ibyo mvuga, ari byo Yesu yantumye, ngo baramubwira ngo amategeko ntabyemera, ngo wakishe
uwakishijwe aravuga ngo ntabwo abyemera ariko kuko Uwiteka anyishimira yabyemeye. Ndi kuvuga abantu Imana yishimira ibaha nabyo amategeko atabemere. Amategeko agenga inzu z'imbohe ndumva ko hari abazirinda n'abaziyobora bari kwanteza amatwi avuga ko nta muntu utaha batamusezereye. Ariko ijuru ryigeze ryishimira uwitwa Petero. Bwira uwo mwana mwicaranye uti ijuru rikwishimira, ijuru rikwishimira yewe. Mubwire ngo shaka icyo wakora rikwishimira, shaka ikintu cyatuma ijuru rikwishimira. ibindi mushake ubwami no gukiranuka, ibindi 16 baraha. Amategeko ayobora ingufuri, nta ngufuri yikingura. Amategeko ayobora ingufuri ni ugushiramo urufunguzo. Amategeko ayobora ijuru, ukinga ndihagire ugira ute, yakinga ndihagire, yakingura ndihagire. Iyo ijuru ryatabaye uva mu nzu y'imbohe batakugemuriye. urabyumva ntabwo ubyumva. Impamvu mudafashwa ndayizi. Muri mu mategeko ayobora isi ngo nzasura, ngo ngemure, ngo njyane ibisorori 4, ngo nterete, ngo ntange icyabiri, ngo nta jamais de l'Afrique même de l'Amérique. Iyo amategeko ayobora ijuru yaje birikora. Muri iki cyumba turimo cy'Inyarugenge ndi guhamagara data ngo hakore amategeko ayobora iki ijuru, kandi hari abo birakoreka. Abari gusenga abataramenye amategeko ayobora ijuru bumva Petero arakomanze aravuga ngo umuzima ageze hano, aravuga ngo Mariko ngo musubizeyo guno muzima. Arababwira ngo ndebye neza mbona ni Petero. baramubaza ngo ukinguriwe nani. Aravuga ngo uyu munsi ntabwo hakoze amategeko agenga gereza, hakoze amategeko ayobora ijuru. Marayika murinzi niwe waje amfata ukuboko, anyuza kubona ari gutereta, anyuza kubona ari kwinginga, anyuza kubona ari guharuswa, anyuza kubari kunsubizamo, anyuza kubari kunkubita, anyuza. Umva ukuntu tate amategeko ayobora ijuru atavogerwa. Nta suivi yabyo, nta kuvuga ngo umugororwa yatorotse. Abize Bibiliya mwigeze mwumva bajya kumugarura baravuze ngo wafunguwe n'ijuru tuzafunga abandi. Petero aravuga ngo sindihisha, iya nkuyemo ni munsubizamo izongera inkuremo. Binyogorera ku bandi kuko ijuru ryari ryatangaje ngo aho bigeze abo nishimira, abo nkunda, abansengana umwete muramvugira ngo amena, nzaje mbakingurira n'igihe mutabakinguriye. Mwanyemerera mukavuga ngo amen. Ibyo ntago mubyumvishe. Ngiye kuvuga amategeko agenga intambara. Amategeko agenga intambara kuva isi ibayeho avuga ko nta muntu umwe wakubita warwanya abasirikari 600 ari sanzarume atagira intwaro. Uyongeze kwa Elisa baraza bagandika ku musozi ngo duteye Elisa. Ijuru riramubwira ngo uyu munsi ntiturwana mu buryo bw'abantu ahubwo turarwana mu buryo n'ijuru rirarwana. Hagarara utuze wicecekere, urakubita ibikurusha imbaraga. Ngo hakaba uwitwa Gehazi utazi amategeko ayobora ijuru, ngo abarirutse ati nje mbaye ndagenda ntabwo ngiye gupfugwa rubanda.
ngo Elisa aramugarura ati kuhunga, ahavuga ngo yana beaucoup de militaires harakuriye musozi batwumara, ngo ijuru yavuga riti mvuko mvuganye na tutinye ndi kumwe na uyu munsi kuwa gatatu ntimugwana mu buryo bw'abantu, ndarwana ndi Imana, hagarara tuze ushikame. Ngo Elisa aravuga ati ndagushimye mwami ko uyu munsi hatarakora amategeko y'intambara yo mu isi. Gehazi aravuga ati nsezerera nkukumeze nyine, ubwo ukuraho uzi ko igihunyira kirakwica, uzi ko injangwe zaraye iwawe zirarara zikuriye, kandi n'inda y'injangwe ntiyajamwe umugabo ungana nawe. Buriya uzi ko ya nyoni yavugirije ngo uzi ko yarije kugushikira, kandi inyoni ntiyashobora n'ikirayi. Buriya uzi ko uko kuguru kurara kuhavuye, kandi uzi ko nuko igikeri ntikwahavuye. Buriya uzi ko imodoka irarara iguhiritse, kandi n'izitarimo ubusa n'izirimo ubusa ntizahirimye, kanswe zirimo abashoferi. Buriya uzi ko inzara izakwica, kandi wavuye iriya mu cyaro uri kubunza amasambusa n'ibiswitu, none ugeze kuri vewiti ntiwari wafashwa. Nuko abantu batazi amategeko ayobora ijuru akora. Buriya uzi ko umugabo wawe azaguta, kandi n'ubundi yagushatse usa nanjye, uri umunwari wa karahabutaka, arenga inzobe nyinshi aragushaka, ariko buriya uri guhamagara uteze urihe ko menya uranda se ku musadaravi. Abantu batazi amategeko ayobora ijuru ko akora, iravuga ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa. Hari ubwiza Imana iguha akabona uruta benshi, niko umuntu yaririmbye ngo urabaruta, uruta inzobe ikeye. Undi muhanzi aravuga ngo genda Rwanda uri nziza, uruta n'amahanga yose. Icyo mbakanguriye mumenye ko mwaya masengesho mwajemo muvuge ngo amen. Mwaje ngo hakore amategeko ayobora ijuru, akore arorere. Muzi intwaro nyinshi ubu ibihugu biri ku isi byose, no muri Amerika ntigira intwaro yakoze icyo gihe. Intwaro yitwa ubuhumyi ntizigira uruganda zicurirwamo, zibiriye iwacu. Niyo mpamvu muriho, ariko n'ubiri gukora. Jean Paul haleluya. Ubu hari intwari iri gukora yitwa ubuhumyi, niyo mpamvu uriho. Hari ibyakubuze kandi uhari. Ibyo byakubuze uhari biterwa nuko hakoze intwaro ibibwira ngo huma, birahuma. Ubaho birahuma, urashaka birahuma, ugura imodoka birahuma, urabyara birahuma, ushyiramo impeta byari bigize ute, byari bihumye. Impamvu uriho hari iyo ntwari iri gukora, niyo mpamvu uri mu biro batabishaka, bija kukugeraho iti bigahuma, bikaja ahandi, bagatera amahembe iti agahuma, akaja ahandi, hagatera refasi ya Keremadoda esantori ya Dovika, bikaja ahandi. Bati mu mutego ubutaka buva kumva bugahuma, bakabishiraho utaranyura, aho uranyura hakaba hera. Inkuba zigakubita zigahuma, zigakubita aho utari kandi aho uri zihari. Uyu munsi mushimire Yesu wateguye iyo ntwaro, abayishimiye bahaguruke batere haleluya. Imana irahari. Kuki duhari birahumye, kuki duhari mwana wama birahumye. Mukecuru kuki uhari, kuki wabyaye badashaka. Haleluya 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 haleluya. Bwira mwicaranye ngo iyo ntwari iracakora, iracagira ute, irahari ntayiha. N'uyu munsi ikore, zamura ukuboko kw'iburyo. N'uyu munsi igira ute, bakubure bagira ute, bakubure uhari, bakubure uhari, bikubure uhari. Iyo ntwari igere no ku ishuri bamubure kandi ahari. Iyo ntwari igere ku mutware wawe bamubure kandi ahari, kandi agize ute.
nta bantu bake bari mu mwuka bavuge ngo Imana iri ku kazi. Ibyo amategeko yo mu isi ntabyemera. Niyo mpamvu nishira mu bintu wize nturafashwa. Va ku giti hari Imana. Amategeko agenga amateraniro yavugaga ko abantu baza bakicara mu materaniro bose bakicara kuva kuri muzehe, hanyuma protokole zigakora, akomasa pari Claude n'abandi. Umugore amenya ko harakora itegeko riyoborije ngo babona turutse ngaho batise kuticara ntabwo uzi uko bicara. Ati mwe ntabwo muzi ukuntu Uwiteka arakora. Batese kugeze ku ruhimbi. Ati uyu munsi harakora itegeko riyobora ijuru. None ugeze naho abasangwa baticara. Ati mwitonde cyane. Ngo bayigeze acaraga. Ngo ahagarara ngaha. Ngo Yesu aravuga ati nta tegeko ryemeraga ko umuntu uri kuva akora ku mutambyi. Ariko umunsi ijuru ryamanutse baravuga ngo kuko tugukunze mada, kuko tugukunze ngenda gukunda cyane, nubwo uri kuva nkoraho, nziyuhagira ariko nkoraho. Aravuga ati se n'abatari kuva ko bataragukoraho, ramubwira ngo nakwishimiye nakwikundi nkoraho, ngo agikozeho arakira. Yesu aravuga ati ninde unkozeho? Baravuga bati ubwo ni ba Pierre na ba Alphonse bari guprotokora. Atubwo ni ba Jean Pierre na ba Modeste nibo bageraho. Ngo Yesu aravuga ati hari imbaraga imvuyemo ikora ku muntu udasanzwe, akorewe ibidasanzwe. Ngo umugore aravuga ati nugupfa no gukira, ninjugukozeho, narindi mu rugo numva ko hatarakora amasomo, numva ko hatarakora amakorari, numva ko hatarakora kuramya no guhimbaza, numva ko itegeko riyobora ijuru rivuze ngo harakira ugukozeho, harakira ugize ute ugukozeho. Batitaha ngo madama baratashe. Batese kutashe mbere y'abandi. Ati namenye gahunda z'ijuru, abandi bari kweyeye bariyo, bari muri baduri aravuga ati murabyina murabesha, uyu munsi nta harakora imbyino, harakora gukora kurinde kuri Yesu arakira. Mushakashake uko mwamenye ibyo umwami ashima. Uyu munsi hari imbaraga z'Imana zirakora. Inikiza se hari akantu nataha ntababwiye, naba mpemutse ntakababwiye we. Hari akantu nataha. Fata izimbago we, bazana umurwayi bamuhetse, ngwino ngo bazana umurwayi bamuhetse. Ndabatangariza ko kuri uyu wa gatatu harakora imbaraga zidasanzwe. Hari ibirakoreka hano, hari n'ibirakoreka imuhira, hari n'ibirakoreka muri biro, kandi bikubera uko wizeye. Muramvugira ngo amen. Haleluya, haleluya. Uza amategeko ayobora ijuru. Ngo igihe bageze hanze, muvuge ngo igihe bageze hanze. Amategeko y'icyo gihugu yavugaga ko umuntu wasenye yundi inzu afungwa imyaka 10 agatanga n'izahabu. Abahungu inzu barayurira, inzu bagira ute? Ubwo Yesu arimo. Babarira Alphonse mbikore. Ubwo Yesu arimo. Ngo Yesu ari nka hano hereza. Wabona baramucunshumuye. Ngo abona umugwa batoboye inzu hejuru, amategura agaramanagurika. Ngo bamuhereza uyu nguyu. Ngo aramubwira ngo wamugwayo, ikorera ingobyi wigendere, kwizera kwawe kuragukijije. Umwami adufashe kandi atugire neza.
karaduhereza umugisha. ni amategeko ayobora iki? Atuma basambura inzu ntihagire uriha kandi. Ngere ku mategeko agenga imirire. Mw'iyi si bavuga ko mwe murya muvuye guhaha, ariko amategeko ayobora ijuru bari mu iteraniro harimo udufi dutatu n'utundi dutsima. Yaravuze ati mwicaze abantu, ni ife ni lo ni ruwi ni zel etc etc. Nta muriro, nta mazi, nta mavuta, nta nkwi, ntibacanye, ntibakaranze, ngo soyez attentif, mwitegure kurya. Ese nta barokore bari hano bizereye mw'iri jambo ngo bitegure kurya? Ntago mubyumvishe neza, ntago mubyumvishe neza. Arababwira ngo soyez attentif, tugiye kurya. Ngo hakaba hari umudiyakoni utazi imikorere y'ijuru, ngo aravuga ngo haje n'ab'Inyabihu, kandi ab'Inyabihu bajya amafi 4 kandi ntabwo agezeyo. Sezerera abantu batahe, wenda hajya bino bajya biki. Ngo Yesu aramubwira ati ntabwo uzi imikorere n'amategeko ayobora ijuru. Rufonse ararya, Jean Paul arye, Mushumba arye, na madamu arye, kuko nabishimiye. Mwicaza abantu barye. Ngo batazi imikorere y'ijuru kakavuga ati mumpa akanya nicare hano. Ngo Yesu aravuga ati mwihindana n'abicaye iyo nyuma birabageraho, mwigwanira ku ruhimbi n'abicaye iyo. Bwira uwo mwicaranye ngo nawe birakugeraho, nawe biragira ute? Mubwire ngo nawe urarya, mubwire ngo nawe urarya, mubwire ngo nawe urarya. Abizeye ko dushobora kurya batere haleluya. Rosari mate faki yashim. Urakoze mwa. Ubwo ndi kuvuga amategeko ayobora iki? Nababwiye ko naragiye ibimasa 2 mbiragira imyaka 2, narabiguze 240, bigurisha 260. Kandi amategeko ayobora isi narayubahirije, ndahira za Kameruni imicaca, rimwe na rimwe nkaja ndahira n'ibigori by'abandi ngo kugira ngo zibyibuhe ntizabyibuhe. Ariko umunsi umwe hakoze itegeko riyobora ijuru, tugiye gusenga kuri Muhazi, mbona umuntu wiremera yavuze ati kubera nkwishimiye nguhaye inka y'ibihumbi 600. Mbona inka ntahiye, izo nahiriye ziranga, iyo ntahiriye ibiyanje. Seko musadaravi, ubugingo bw'ijuru mwe mwaje gusenga harakora amategeko ayobora ijuru, inyuza inzira aho zitari. Ababyizeye muvuge ngo turayizeye. Mu mategeko ayobora ijuru bivuga ko igisambo gifatwa n'umuzamu warayemo, sibyo? Muvuge ngo amen. Ariko nje naraye mu Gatenga, natewe n'ibisambo 2 biza kwiba ibirayi, bigwaniramo kugeza ubwo babigezeho kandi nje ntarimo. Ayo ni amategeko ayobora ijuru. Naraye mu Gatenga, ndataha mu gitondo, ngeze y'amategeko ayobora ijuru aravuga ngo iravuze ngo ntubahane. Ndabumviye, ariko iyo mutambwira nari kubaca nka 300. None ubwo mumbwiye nubashe itegeko riyobora ijuru. Tegeko ayobora ijuru aravuga ngo nuwakwibye umubabarire. Mbere ya Noheri gato mfite umuntu wanyibye, ari mu rugo yarabatijwe, ni undagirira. None hafatanwa ibisorori n'amasafuriya 11 yanyibye. Amategeko ayobora isi aravuga ngo umuntu wakwibye abikuriho uko bibaye. Baranyongorera bati rero urakize wo kanyago afite isambi guze 1 million. Uwo yarabatijwe n'amafoto ndayafite, umushumba wanje ni Modeste. Ibyo ndi kubaganiza, umudamu wanje ni inomero ze 782943621. Wa mu telefone uti mpa Kabaka aguha ubuhamya. Ndavuga rero Kabaka,
ngo urihishe cyangwa urakijijwe? Aravuga ati ndakijijwe, windihisha. Abarahagurutse ati ariko nubwo utandihisha ndataha iwawe, kuko nutanjana abazimu bazagaruka njana iwawe. Mujani wanje aragiraga inka zigahaga zigakamwa, akavuga ati peri ntiyego mwana wanje ntaheruka kwiba. Ntabwo mbabwiye ngo mukome mu mashi wifashwa ntacyo ufashe. Va ku giti hari Imana. Mwanyemerera nkavuga gatoya, muramvugira ngo amen. Murayimpera icyubahiro yemwe. Amategeko ayobora iki? Muvuge ngo akore. Agira ute? Amategeko ayobora ijuru avuga ko nta muntu n'umwe ushobora kumara mu nda y'urufi iminsi 3 adapfuye. Ako sinkavuze musome mu gitabo cya Yona, muramenya ko iyi dusenga ifite amategeko aturengera. Reka nivugira ayobora inyanja. Abasare bavuga ko nta bantu 4,000 bakwambuka mu nyanja bapiyetina nta bwato. 14 na 15 mu gitabo cyo Kuva, Farawo n'amagare babagejeje ku nyanja. Imana ibwira Mose ngo humura, uyu munsi ntiharakora amategeko y'abasare, harakora amategeko ayobora ijuru. Abanyegiputa mwabonye ntimuzongera kugira ute kubabona. Ibirenge by'abatambyi bamaze kwambuka. Mategeko ari mu isi, amazi ntarobanura, ariko ayobora ijuru amazi arobanura. Abisirayeli bamaze kwambuka samparire, nta uvuganye n'amazi aravuga ngo ababo ntabwo ari Abisirayeli, amenya n'ubwoko bw'umuntu. Tegeko ayobora ijuru nta gikeri kimenya amazina. Nimureke twige, Imana yacu ifite imbaraga. Mwegiputa bohereza ibikeri byagera ku Mwisirayeli bikavuga ngo aha ni kwa Bazebuloni na Nafutali, ngo aha ni kwa Yosefu, mubareke bano ni ubwoko butavumika. Aba ndabazi baririmbye muri sha. Bagere kuri Farawo ati mwabikeri mwe, abo ntabwo ari ubwoko. Mu isi ntibyakoreka, ariko mu ijuru byakoreka. Ibikeri bigahunga urugo rwawe. Kadusoze bana ba mama, ndabashimiye. Iby'amategeko atakwemerera y'isi n'iby'isi, nayo mu muryango atakwemerera, ijuru iki? Amategeko agenga akanwa k'intare azitegeka kwica niyo zaba zihaze, niyo zaba zaraye zirarya. Amategeko agenga intare aravuga ngo umwice uzamurya ejo, mwice uzamurya ejo, umwirarize. Ndikugutangariza ko hari amategeko ayobora ijuru akuyeho umudayimoni wakwirariza ngo avuge ngo azakurya ejo, ko hari Imana. Hari Imana imukubujije. Ntabwo ndaje mwibyo kamvuga amategeko agenga ubukwe. Amategeko agenga ubukwe bigenda gute? Umuntu agenda batasabye, arahaguruka akajayo batanasabye. Nzi ko wiza amategeko agenga divorce, avuga ko nta divorce y'umunsi umwe, ariko kuri Esther Imana imwishimira divorce yabaye umunsi. Vashitaje wabo nzakenyuruza abami kugira ngo Rusi nta kidomoro cy'ubushera n'icy'umutobe, nukumubwira ngo nubwo atakurebaga jayo buraca yakurebye. Ino Mana ndayikuze. Mu mategeko agenga abamihima uwageze kuri stade, sindabona ibintu byangiye kuri stade ngo baje kuzana umuntu, ariko baravuze ngo Dawidi ntawe uhari, imihango irabageza. Batese ko aragiye ko atadodesheje, ati arambara ibyo mwadodesheje.
mushobora kuba mutumvisha ico nabaganije gukomera kw'Imana. Wiza n'amategeko y'iwanyu mu Bagesera n'Abazigaba ngo uyahuze n'ibi twajemo. Ibi twajemo harakora amategeko ayobora ijuru. Kano nkakubwira amategeko yayoboraga isi Jean Pierre, indaya y'umusamariya kazi koze divorce 5 byari bibujijwe. Bayigezeho bara ibyo simbijamo. Mwasomye Bibiliya kamvuga amategeko ayobora ibisambo. Ikintu kitageze mu iteraniro na rimwe ntikibatizwe, ntigikizwe, ntikije no muri misa, nta gaburo, nta cyacumi, nta zimano, nta ntebe cyazanye gihuye na Yesu ageze ku musaraba. Barakibwira tumva uko mvuganye na waraye he kiti natoboye amazu bagukatiye iki ati nakatiwe 0 kitariko amategeko yo mwisi yo sinabaho koresha igijuru numva icyo bivuze. Aramukibwira ati rero nkoresheje igijuru ntabwo urarara hano ahubwo mukanya turaba turi kumwe hajya hino y'Imana. Kiteze ko ntabatijwe ati ndakubatije. Kiteze ko nta cyacumi kiti ni Yesu ati ninje cyacumi cawe. Bari kugihanje ndashakiye. Se ko ntaririmbye ati turaririmba tugezeho nta korari yiwanyu iruti yo mu ijuru. Ko ntasabye imbabazi ati ndaje kubakubwirira. Ndabakubwirira ko naro bagenda abwira abantu ati ntimumugireho ikibazo, namwejeje namutunganyije agisiyo immediate, nta kantu nta bindi ari wacu. Abamuregukanye ku Mana, Imana iti umuzanye he ati mu butware wampaye bw'uko amaraso akiza mukijije rimwe, mweza rimwe, mutunganya rimwe, nakusi kamwe, ntacyo bisaba. Atese yasengewe n'abahati musengero urima, nta wageze ino tugira musengero baramweza. Ubu cicayeyo mwe mwabaye muri Hoziyana mutari mwagerayo kubera itegeko riyobora ijuru rivuga ngo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iyo Mana igira ute iramwe. Mwakwihangana mugakomera Imana mu mashi. Haramutse hari abantu bashaka kwakira Yesu batitaye ku mategeko ayobora amadini yabo n'imihango n'iki, haramutse hari uwaba yaraguye, mwese mwahaguruka mukaza hano tugasenga Imana. Abakeneye gusengerwa baze hano dusenga Imana. Ndabinginze kandi mwunike imitwe yanyu. Uwigeze akizwa kagwaze, utarabatizwa mu mazi menshi aze. Data yemeye imbabazi, hagarara mu mwanya wawe. Zonima Imana yemeye imbabazi, nta yandi mategeko ngenderwaho. Imana itanze agakiza ku buntu. Zari matefo ihangana umanuke, izi mbabazi uzakire. Urakoze kuje mwana wa mama, urakoze mwana. Imana ikumpere desare makia dose. Fuka murebyo undi ukeneye imbabazi z'Imana ze, undi ukeneye kugirirwa imbabazi n'Imana ahaguruka ze. Ibyo wibye wababarirwa kakanye. Urakoze kuje nawe. Uwigeze akizwa kagwajwe habonetse imbabazi z'Imana, hakoze amategeko ayobora ijuru. Wakoze byinshi ariko ubabariwe ke refika de gor. Nawe urakoze kuje. Mwunike imitwe yanyu dusenga Imana, turebe ko hari abantu bacika Satani. Imana yemeye imbabazi kubasambanya, Imana yemeye imbabazi kubajura, Imana yemeye imbabazi. Ndikumva ngo Imana yemeye imbabazi. Zori mapfukamaho nawe urakoze kuje. Imana yemeye imbabazi. Imana yemeye imbabazi. Ntago muri kubyumva. Yemereye abantu bagera kuri 60 imbabazi. Abantu bagera kuri 60 Imana ibemereye imbabazi. Bashumba muhaguruke dusenga Imana.
abari hejuru manuka wibaza uwo muri kumwe, Imana yemeye imbabazi. Abaguye Imana yemeye imbabazi, abasubiye inyuma Imana yemeye imbabazi, abatarabatizwa mu mazi menshi Imana yemeye imbabazi. Karame bakumpere mikrofone maze dusenga Imana. Abo baramaze, aba ni ababonye imbabazi z'Imana, amahirwe y'Imana abagezeho. Ndabona amahirwe y'Imana abagezeho. Shimiye Imana ko elemasi ya sinima. Nawe urakoze kuje. Tangazo riturutse Siyoni riravuze ngo mwana wanjye, ubwinshi bw'ibyaha wakoze bukuweho n'itegeko riyobora ijuru. Wararirimba gurarwa, ngwino wakira imbabazi. Wasubiye inyuma, hari umutima uri kukuganiza, urakoze nawe kuje. Abaguye n'abatarabatizwa mu mazi menshi ijuru ribemereye imbabazi. Uzikerensa ezani makiadosa, nawe urakoze cyane, kuko mukanya twenda gusenga ijuru rikore, ariko rirakorana nabo ryishimira. Nawe Imana ikumpera umugisha. Hasigaye y'abantu 10 data ari kugira ngo agirire imbabazi. Hari abantu 10 Imana yemereye imbabazi, bari kurwana n'umutima, kandi nawe uri muri bo. Hagurukuze data kwemereye imbabazi. Abandi musengere mu mwuka. Wanze kuza ariko Imana ntiyanze kuza. Urakoze kuje, nawe urakoze kuje. Hasigaye y'umunane data yatunze inkoni ngo baratahani arana firado, baratahana imbabazi z'Imana. Hasigaye y'umunane. Abanyamwuka musenge murumva data ari gukora, yemeye imbabazi. Ndabona undaje Zefika, hasigaye yo 7. Hari 7 data yemereye imbabazi rwose ma. Mbega umunsi mukuru we, hari 7. Ndabona hasigaye yo 6, kuko 4 bageze hano. Nuriya hasigaye yo 5, maze tugahamagara Imana. Abanezerewe guhindukira ku munyabyaha, hari imbabazi zije. Ni imbabazi batikekagaho, ni imbabazi batatekerezaga. Karamema hasigaye yo 3, maze tugahamagara Imana. Ngabariya 2 baje, hasigaye yo 3. Urakoze mwa. Nundaraje hasigaye 2 bagiye kugirirwa imbabazi n'Imana. Karame uriyaraje, uriyaraje, nuriyaraje. Karame maze iteraniro ryose mukomere Imana mu mashikuko. Esene mafika de goria sira penima zarika deba takide basi afikarema. Mere umushumba umwe mikrofone ahamagara Imana.